kandi nzi neza yuko uri Imana itagihinduka. Nzi neza yuko wansezeranije umugisha, nanjye ubu ndacyawutegereje. Mana yanjye nzi ko nta jambo uvuga ngo rihere, kandi nzi neza yuko uri Imana itagihinduka. Nzi neza yuko wansezeranije umugisha mwinshi, nanjye ubu ndacyawutegereje. Wambwiye yuko wamenye izina, nanjye ubu ndarindiriye ngo ndebe kuko intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvunura mu kiganza. Kuko intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvunura mu ntoki. Kera wasezeranije umugisha, uburyo bawubonaga bawutegereje. Ndibuka Dawidi mu buvumo ahunga Sawuli, kandi yari yarimikiwe kuza aba umwami. Ndibuka Yozefu bamujugunya mu rwobo, kandi yari yarasezeranijwe kuba umutware. Ndibuka Aburahamu aryamana n'umuja we, yarasezeranijwe kuba sekuruza w'amahanga. Ariko kuko ari nta jambo uvuga ngo rihere, abo bose basohorejwe amasezerano yabo. Ndibuka abakera wasezeranije umugisha, uburyo bawubonaga bawutegereje. Ndibuka Dawidi mu buvumo ahunga Sawuli, kandi yari yarimikiwe kuza aba umwami. Ndibuka Yozefu bamujugunya mu rwobo, kandi yari yarasezeranijwe kuba umutware. Ndibuka Aburahamu aryamana n'umuja we, yarasezeranijwe kuba sekuruza w'amahanga. Ariko kuko ari nta jambo uvuga ngo rihere, abo bose basohorejwe amasezerano yabo. Wambwiye yuko wamenye izina, nanjye ubu ndarindiriye ngo ndebe kuko intore zawe wafashe ukuboko, nawe uzazikuvunura mu kiganza. Kuko intore zawe wafashe ukuboko, nawe uzazikuvunura mu ntoki. Nishimiye ko wandikishije iby'urukundo rwawe, mu byiza wavuze byose ntakiruta kunkunda. Kandi ubwo utimanya umwana wawe w'ikinege ku bwacu, ntakizakubuza kumuduhana n'ibindi byose. Nishimiye ko wandikishije iby'urukundo rwawe, mu byiza wavuze byose ntakiruta kunkunda. Kandi ubwo utimanya umwana wawe w'ikinege ku bwacu, ntakizakubuza kumuduhana n'ibindi byose. Wambwiye yuko wamenye izina, nanjye ubu ndarindiriye ngo ndebe kuko intore zawe wafashe ukuboko, nawe uzazikuvunura mu kiganza. Kuko intore zawe wafashe ukuboko, nawe uzazikuvunura mu ntoki. Wambwiye yuko wamenye izina, nanjye ubu ndarindiriye ngo ndebe kuko intore zawe wafashe ukuboko, nawe uzazikuvunura mu kiganza. Kuko intore zawe wafashe ukuboko, nawe uzazikuvunura mu ntoki.
umwami wacu Yesu ari hafi kuza, atazasanga warazimye, jya uzirikana ko azajyana biteguye. Atazasanga warazimye, jya uzirikana ko azajyana bari maso. Uwo muriro wa Pentekote uhore waka ku gicaniro, rukagira ubwuzima jya uvumbika, kuko umwami wacu Yesu ari hafi kuza, atazasanga warazimye, jya uzirikana ko azajyana biteguye. Atazasanga warazimye, jya uzirikana ko azajyana bari maso. Bamujya urimo dukorera Imana, uraka gahe gato dusigaranye, wigumya kugapfusha ubusa, kuko si cy'Imana yakaguhereye. Wibuke yuko hari benshi bapfuye bakurushaga icyubahiro n'uburanga, hari n'abakurushaga gukiranuka, bakoreraga Imana bikayinezeza. Buri wese azahemberwa ibyo yakoze, cunga izamu ryawe reka gucunga iry'abandi, wisiga ibyawe ngo ujye gufata iby'abandi. Cyo bamaze usenge kandi uhindura ingamba, bamubyo urimo dukorera Imana, uraka gahe gato dusigaranye, wigumya kugapfusha ubusa, kuko si cy'Imana yakaguhereye. Wibuke yuko hari benshi bapfuye bakurushaga icyubahiro n'uburanga bwiza, hari n'abakurushaga gukiranuka, bakoreraga Imana